mumeze mute reka nongere mvuge ngo umunsi mwiza kandi n'umunsi w'umugisha nongere mbashimire mwese mukomeza kudukurikirana umunsi ku munsi ndetse saa ku yindi murabona ukuntu ikirere kimeze murabona abantu bandi imbere ndi kumwe n'umu baby mumaze kumenyera muri benshi yatabaye akayaka yatavuga ati byanjye byose ndabigwaye kandi ndanabikweguriye ariko no kuri kamera zanyu muri kubona undi muntu afite inyogosho nk'iya Mike Baki reka bari nayo meraho nangire muhikaze murakoze Imana ibaha umugisha cyane amazina yanjye banyita Nzogejo nyine nawe urabyumva wikijijisha ariko kuseka ubu urumva si ibintu mubwiye bisekeje bro banyita Nzogejo nta nubwo ari Nzogejo bundi ni Nzogejo gahunda niyo gahunda ni ntugasaze gusa rwose pe turishimye cyane byaratugoye kugira tugere mu Rwanda ngira ngo urabizi iyo duhagurutse kuri airport hariya tuba tugomba kumanza kwipimisha covid no kugera mu Rwanda n'ibintu bitwara iminsi myinshi ariko twategereje kugira tubone ko uyu munsi tuwahiriza Imana ibaha umugisha amazina ni Nzogejo nkuko bisanzwe yego kumwe n'umudamu wawe akabimeze bite bisa bimeze neza yego urugo nago muragera igihe noneho ngo mudutumire fresh najo bundi najo ni mu kwa 12 mu matariki yanyu no kuvuga ngo gahunda no kugenda wambaye imyenda ya yaka nawe urabyumva no nyine twavanze umutungo bundi ariko umuntu muri kumwe wamubonye namubonye ariko bimwe birantungura cyane ngo yitwa ngo niba ari Nzogejo wowe se uzoga ryari kanumve ko ariko kanumve ko yose umvishije yose cyangwa nago yose banza Zogejo yes ku bantu noneho babakurikiranye cyangwa ku bantu badukurikiye mwabonye ndi kumwe na Nzogejo ndi kumwe na Sandrine umugore wa Yaka wigize kumutabara kandi abantu benshi baramushimiye ariko wabonye ubutumwa ko abantu bagushimiye yego narabashimiye nanjye ubu Yaka ni neza kameze neza amaje no gukira naramurwaje ameze neza cyane ubu ngubu niyo mpamvu n'imyenda y'ugenda yamba avuga ati twavanze umutungo ntago ari iwe niko twaguze imyenda isa nk'abantu bakundana urumva ibi bintu avuze ari sawa uyu mukobwa ngiye namupinze bya danje none se niba baravanze umutungo na Yaka ni gute se adashobora basi kuvuga ati imyenda ya Yaka nibisa niyanjye bayizanire basi cyarimwe none si ya Yaka iri hehe ubutaha tuzaza tubyambaye nta kibazo nuko utatubyiteguye ahubwo se ubu Yaka yambaye ijipo yawe oya ashaka ko atambaye ijipo yanjye ariko wenda ipantaro afite yenda gusa nk'iyanjye ibyo ni ibyacu dufite twabipanze ubona nuza twemerera barambara se waretse kumbaza ibintu byinshi ibyo ni ibanga ry'urugo rwacu rero se n'ubundi ko bimwe wemeye kubikira ku mugaragaro cyangwa niyo sengeri wambare niya Yaka ntawamenya urumva abantu basengera wamusengeye ako se nta nubwo umureba ngo witegereze mu isura y'uboneka afitemo ikibazo urabona nta bumugabana nabwo mu gutekereza oya nawe ndebera wajyana umujenerali wo muri Kongo wahunze bamwe bakera bacukuraga amabuye ndebera ingofero wamusengeye mukandaje murambureho ibiganza yego mwana ubwo wansengera ako se Sandrine ubundi tubwiza ukuri wiyongoje gute kwambara iyo ngofero ahubwo ivuga ingofero gupfa bavuga n'ishati wabyongoje ute se wabitekereje nyine nifuje kwambara imyenda isa nk'iy'umugabo wanjye Yaka niyiwe cyangwa niyawe si yiwe iyi ni yanjye nafitiye nuko bisa shuwa kandi ko twavanze umutungo nemerewe kwambara uko nshaka nakwambariye yakwambariye yanjye ni ibyacu yes ako se Yaka ibintu birimo neza fresh asufite icyo kibazo akazi ni neza wowe uzabibona n'ubu uratwite uratwite nkutinda yandeze Yaka mwese turi abana ku buryo nenda tutarakora ubukwe ubu sindi urabona ari normale iyi nda ntago ari normale sha wambabara ariko ukamusengera n'ubundi uri pasiteri mbabara umusengera turaje tumurambureho ibiganza mu kanya gatureka ubu banza umusobanuze icyo kibazo ubu siyinda akuwe nta kintu ubonamo
pasiteri w'umutubuzi ariko ni pasiteri w'umutubuzi ntabwo yandamburaho ibiganza uyu mugabo yakuramburaho iki reka yakuramburaho iki reka sinzi ko nawe ari umutubuzi sure uri umutubuzi ubundi imvugo yanjye biterwa n'umwuka najemo amavuta iyo akimara kumanukira hari umwuka mba najemo uyu mwuka rero ni umwuka Imana iba yanagetse kugira ngo mbanze ngendane n'uyu muvandimwe akiza kundira mu modoka yatunguwe yibaje ati se nzoga ejo iyi modoka yikuye he biriya ni ibintu bisanzwe ntukajya ugira ubwoba biriya bintu ni ibintu biba byoroshye ariko ubu hari uwundi mwuka ngiye kuzamo kuko amavuta twasizwe n'Imana ntabwo Imana yacitoranye nta nubwo Imana yacirobanura please nimukajya musuzugura Imana hano utoboza wowe uri pasiteri wahe uri kugendana ibikapu imbere nk'intuze wagira ngo ubundi Imana icyo gikapo bimeze bite iki gikapu rero ako muri gahunda mbabwire gahunda y'Imana umunsi w'uyu munsi twanahuriye turimo kuganiraho basi mubone yuko Imana ifite akazi tubura twumve banza unyibwira ibintu biri mu gikapu iki gikapu cyawe ukina filime uhetse igikapu ibintu byose ukora uhetse igikapu iki gikapu bimeze bite muri make iki gikapu ni ukuvuga ngo hari ibintu tuba twaratangiye ni umuhamagaro wacu rero utandukanye na bari abapasiteri twe turi abantu tuba turi mu muhamagaro ariko ari umuhamagaro byibura twavuga ngo ni umuhamagaro twakuriyemo apana wa muhamagaro uvuga ngo bamugize pasiteri ngo sinzi ukuntu njya mbyumva nkumva bineye n'umujinya sinjya mbyitaho iki gikapu rero akenshi cyagiye gifasha abantu benshi kuko hari ibintu byinshi mba mfite mbere y'uko mva mu rugo mvugana n'Imana zacu Imana zacu rero iyo zimaze kuvuga ati erekera agenda sohoka icyo mba nakize muri cya gikapu kimfasha yuko buri mukobwa wese maye ku kintu kiri muri icyo gikapu ariko cyo kurya ku buryo icyo kintu namara kukiryaho babona itandukaniro ni umupfumu nabyumvise ntabwo ari ubupfumu kuko Imana zacu mama Diane yatangiye acuruza ibintu bijyanye n'ibirayi byokeje mu mavuta mama Diane yamaze gutera imbere afite kantine afite ibitoki ibintu byagiye bigenda neza kubera iki kubera yuko haba hari gahunda naho ubundi iki gikapu kiba kirimo ibintu by'imigisha ni ibintu mba mvuga niba ngiye kubishyira muri bage yanjye ndabanza mvugisha Imana nizinyemerera mbashe kwerekera Sandra uyu muntu watuzanye bimeze bite nta n'umwe ariko nawe banze mukinira muri filime turakirana ariko sindamusobanukirwa mbese buri munsi mubona gutya n'ibikapu n'ibiki n'imyenda ntajya yivamo ni uku nyine nakubanza ari umupfumu kuko Imana zacu Imana zabo nyine si n'Imana twese dusenga bo ni izabo akose akenshi ajya akunda kumbaza ngo ibi ni ibiki ngo byagenze gute uranyumva ne ariko wabanje ukandeba nawe tukavugana ko hari umugambi nawe ngiye kukwereka mu minsi iri imbere musaza ntabwo uri umutubu nta butubuzi burimo kuko ibi bintu byose hari aho biba bigomba guturuka urabona uyu muneke ntabwo nshobora kuguha Imana zitaratwemerera kuko mba ngomba kubiha umugisha tutizimye mu magambo bakunda kumbaza ngo byagenze gute ibi rero ni ukuvuga ngo Imana iyo zimaze kubyemera tubasha kubaho ariko cyane cyane abagore apana abagabo kabereka inzira bacamo wenda reka nkwibariza ikibazo wenda bon appetit reka tumubwira bon appetit twebwe yatwimye namwe biracyaza Sandri wenda uyu muhungu cyangwa uyu mupasiteri sibyo uyu mupasiteri musanzwe mukorana sibyo hari igihe abapasiteri muri no minsi badatuburira sibyo bagatubura basengera abakobwa babafasheho wenda nk'uyu ngo sinzi nimba ari umupasiteri cyangwa atari umupasiteri we ni iki wamubonyemo gute yakubwiye afite irari ry'ubusambanyi ntabwo ari umupasiteri asengera abagore gute
abagabo ntabwo bakeneye gukizwa ese ko mbona tubuza hoya mba nanababaye udusengera abagore gusa ntiwansengera ngo mfashwe nese ubu ntabwo usezeranye we na yaka ntabwo urugo ruzataha ntabwo yadusezeranye kubera iki areba nk'umutuzo ze n'indoro ye ingoma amashinge Pastor umaze igihe kinini wenda utaba mu Rwanda uje mu Rwanda kwanza abakobwa bo mu Rwanda bonye bameze bate abakobwa bo mu Rwanda bo urebye ikintu babura ni amavuta nta ikintu ubundi babura ni amavuta naho ubundi ahandi hose urebye ni good collection good collection everything is okay umukobwa se wamusengeye ahubwo nicyo kintu twagira ngo mbanze nanabasabe mbere ko tunakomeza gahunda zindi kujya tuganire kuri uyu munsi tunarebe yuko itike y'indege mwashyizemo idapfa ubusa ariko nari namubwiye ngo arafata uyu muneke kugira ngo twinjire neza muri gahunda uyu muneke arawugumana mu ntoki araza kuwujugunya ageze inyuma y'iki gipangu turimo hari akaborodire gateye umucanga hariya sinzi niba habonye hano mparitse nyine niho arawujugunya hari ibumoso uyu arawubika uyu arashunaho ubundi muhereza amavuta y'Imana gira kandi ntugire ubwoba Uwiteka gufiteho gahunda Uwiteka gufiteho gahunda aho musengere tumusengere Nise Sandrine wenda reka nkubaze urabona noneho muri industry nyarwanda noneho uhagaze so cyakanye ngenda ndabona nyine ari byiza tu aho magazeho noneho nyine urwego ndi kujyana njyaho ndi kurwishimira kuva nanjye mu butumwa bugufi nyine ngenda nzamuka mu ntera pena nyine nta muntu warunzi kandi nabaga ndaho ariko nsigamo n'abantu ati so tabaye kaso ibiki nyine nkumva ndabyishimiye no kumva ko wenda abenshi banziho ku kintu nyine nk'icyo ngicyo cyo gutabara umuntu then nyine numva binshimishije ubushize twaganira uvuga ati ngiye meze neza mfite amaguru meza neye neza byarahindutse cyangwa byariyongereye byo ni ibintu bihoraho ariko nyine byose mbikesha Imana kuba ufite amaguru meza reka byo ngiri twibitindaho nabirenze ibintu bisanzwe byo mbabara tunabitindaho Pastor wasoje se tumusengere aho twagiye Data twese twongeye kugushimira kuri uyu munsi wa none Mana turakuramburiye ibiganza byacu turemera kuri Imana ishobora byose turemera kuri Imana ikora bikabaho turemera kuri Imana itegeka bikaba Mana rero uyu munsi wa none twongeye kugushimira umunsi wamuje n'abavandimwe urabizi bitwaye igihe kinini bitwaye iminsi myinshi ariko uyu munsi ubwo muye nabo ukabutugaragarije amaboko yawe twagenze mu byuma by'abana abantu byakozwe n'abana b'abantu ariko Mana tugeze ahangaha tuhagera ku munsi buri muntu wese agihumeka umukazima izina ryawe rihimbazwe rero ndasengera mushiki wacu uyu mushiki wacu komeza umugisha uru rugashaka kubaka we na yaka jusqu'à brûler comme screma jusqu'à prenema ibyo byose uravuze ngo uzabikora kuko Imana ishobora byose Apretri semoni ngari kuzigi nguje kubakemurira gahunda zabo muhe umugisha mugirire neza Mana yanjye mugirire neza mutabare ndabona ahantu ashaka kuzataha bavuye mu bukwe bwabo hari akagore mbona kabamereye nabi Mana si ukuvuga nabi nuko mbona uriya mugore igipangu bashaka kubamo kirimo utubindi batabitse tumaze imyaka 5 bagiriye neza ibyo bintu bikemuke mu izina rya Yesu ni wowe ushobora byose ni wowe Mana urategeka bikaba kuko uri Imana ishobora byose mbere yuko tuvuga ubuzi icyo dushaka aho kugutoteza amagambo ubuzi icyo twifuza Data wa twese tubisabye twizeye mu izina rya Yesu amen Imana iguhaye umugisha humura amaso
birakemutse. amen. Ngo buri useka abakerensi iki ijambo ry'Uwiteka. Abese ngiye mfite ikibazo Sandri ko basenze bagufashe kutunyonyo byagende. Haleluya. Amen. Buriya abakozi b'Imana hari umuhamagaro tugira. Twe ntago dukorera Imana nka babandi bavuga ngo tugiye mu byumba runaka ugasanga urabona twese twe turi kumwe duhamagaye Imana kugira ngo igire ikintu ikora. Araba bafite itandukaniro ugasanga ugiye mu cyumba ukoze w'umuntu oya ariko nk'uko turi kumwe birumvikana Imana itabarira hamwe kandi buriyo uko usenga ubufite umuhamagaro wawe Imana harahana igenda ikubwira ugatabara umwana wayo kuko twese turi abana bayo ishaka kugarura inama zazimiye. Uwiteka Imana abahumugisha. Amen. Umugabo sobuto Tunabikubwiye kanseka. Reka noneho mwibarize mwese muri mu gice cya filimi mukoresha imbuga nkoranyambaga ariko cyane cyane reka mbaze wowe bimezemo igihe n'abantu barakuzi ngendagira ngo nkwibarize ku kintu kijyanye n'abaslay. Ukoresha imbuga nkoranyambaga cyane, ukoresha Instagram, ukoresha Twitter, ukoresha imbuga zigiye zitandukanye. Ubona abakobwa b'iyi minsi bitwara uko bikwiye? Abakobwa b'iyi minsi bo sinzi ahasigaye nuko Imana yonyine izatabara. Ubona ikibazo cy'abari iki? Ejo bundi nabonye akavideo birambabaza cyane. Umukobwa yiyemeye my friend ngo banyita Tanasha ngo Imana ngibahereza umugisha. Ibaze bakwita Tanasha wambaye isutiya hari uri ku mbuga nkoranyambaga uri kwifata video. Imana ibahereza umugisha banyita Tanasha uramutse unyeneye wamamagara kuri nimero ini ngahibaza. Cyangwa shaka umukobwa ukareba ukurimo kumanuka kuri searching ugasanga umukobwa ngo ngewe ngo banyita Justina ngo kuva navuka ngo nta mugabo ndasambana nawe ngo ikibuno cyanjye ngo kiroroshye nk'igipirizo. Ibaze nta mugabo arasambana nawe ngo ikibuno cyanjye kiroroshye nk'igipirizo none akanihindukiza my friend. Ino by'iki gihe ni danger. Sandri abakobwa muri no minsi ubona imyitwarire mufite ari sawa cyangwa ubona biba bikwiye? So ntago bikwiye nubwo ari myiza gusa ntago urese akora ikimuje munge ntago na okay nshaka nabwira ati si byiza nyine akababireka ariko ntago buryo umuntu agiye gukora ikintu nyine abafite impamvu agikoze ababona inyungu wenda abafite inyungu wenda nubwo areba igihombo kibirimo cyangwa wenda igisaba kibirimo waba areba ibyiza gusa cyangwa inyungu zibirimo. Impamvu rero cyabikora atabikora nge ntago nabikomantaho cyane ko buri wese afite uburenganzira bwo ikintu yumva ashaka gusa nyine si byiza pe ukuntu turi kwitwara ntago ari byiza ariko nyine nabwo nyine ababikora nta bintu bire. Wigeze umva umukobwa uvuga ngo iyo aryoshye abaryoshye niyo agenda babyumva? Ibyo ni ibintu biri simple. Ejo twe turi kumwe n'abakozi b'Imana mbona aka video akicyanshimishe nuko umukobwa twahuye ngo ngewe ngo ndatwika my friend no undebe mu maso uko yavugaga nibyo yigiraga ngo ngewe ndatwika ngo s'il vous plaît ngo ndatwika ngo kandi ngewe ngo narayikoze. Muri video nibazatse niba yarayikoze yakoze iki ngo nayayikoze rwose ni miremire Imiki umukobwa ubwo twaje guhura face to face nge nawe mwibaje ati siko nabonye aka video kawe uvuga ngo warayikoze wakoze iki ngo ngiye nakoze imico nyarwanda nyine aransobanurira uri kunyumva neza ariko ibyo tunabivuyeho nko mu myaka 2 ishize Uwiteka atarambonekera narajya muri gahunda y'agakiza mwanye nzogejo umundi ku munsi byibura byiraga nkubise gahunda 5 ewana buri muturanyi wese karitiye najyagamo nzogejo none abagore bose akushamana njura mutipe afite rukomboki twemeza rukomboki yuri ya mutipe n'ukuri kw'Imana ingereza ahantu hadanje urumva none mama Diane kuri botike kwa mama Diane
nafataga ibiro bibiri by'umuceri kandi atansiyo y'umutanzaniya ntago naryaga nabi imyaka 2 ishize ubwo ni 2019 irangira n'8 mama Diane nafataga nk'ibiro bibiri by'umuceri sauce tomate apana ubungu ngo sorwa tomu ngo ibiki ntumbaze ntago turi kwamamaza nkafata neza salisi imwe ya danje ku nyama yarafite na boucher ako mama Diane nawe namara kumwataka yaranyahagizaga rukomboki ni baza nkubaza nzi rukomboki ntago muyizi wangu niki nese ubwo urumva mama Diane niba yaramerezaga ibyo bintu nanjye nkahita nangira kwataka ubwo urumva rukomboki nta kintu wumvaho ariko ibaze nka mama Diane niyo namukubitaga rukomboki nkamwatakane yavaga mu bye mu izina rya Yesu nzogaje n'ukuri kw'Imana mbabarira ntago nta nabaga ukwezi bahitaga banyirukana nzogeje bitebyaye mama Diane ko yarayasakuja kandi kuzi ko umugaye bamufunze bira bintu nibicyurimo naba rero mabuja twe turimo twiyiranje hari gahunda twikoreraga mama Diane akimara kugenda yego sheri n'ukuri kw'Imana rega nago nabikoze mbishaka byari emosiyo buriya nta nubwo naguteje abaturanyi naho nabishaka kankohereze kayita y'igihumbi 5 bya moto mu gitondo kuri mobile money ariko kuva najya mu gakiza ibyo bintu nabaye nkubishyira ku ruhande ariko ushobora kuba uzi amajwi y'ukuntu wavuze ko ku munsi wabakubitaga za rukomboke inshuro 5 ku munsi oya ku munsi ubundi nahuraga n'abakobwa 5 ubwo ni rukomboke 5 buri muntu ugenda umukubita ni rukomboki imwe ni rukomboki ni gute asubwo rukomboki ntago yizi boss ushobora kubuza amajwi yabo wenda nka 5 ndagira ngo umenga nka kapera y'amajwi bagendaga bavuga amina warancanga ubundi umuntu wakundaga kunsura cyane nko kwisabato ku munsi w'isabato ubwo nari nangiye kujya nza mu gakiza ariko narabivamo neza urumva noneho wakundaga kunsura bamwitaga Justine nyine yarazaga nabaga namukoreye akaji ka betrave urumva ubwo icyo gihe kofi yari itaraza urumva nkakora akaji iki agasukari urabizi ko nakora ji ya betrave Justine rero tukimara kugera muri gahunda neza we noneho yariraga rukombo kitaranamugeraho sheri numbabaze hava ariko numbabaze ibaze noneho nyitangira kwataka Yesu mana yanjye nzogaje ndapfuye n'ukuri kw'Imana ariko se wambabari ibi ni ibiki noneho umuturage ukarimo gutaka yabaga kanuye amaso sheri n'ukuri kw'Imana ndapfuye sheri twasoza gahunda nkamyasibye bimeze bite nkushengo numvaga ngiye gupfa nta namarira yazanye wangu yarapfuye gute se kandi arimo kundeba wa kabiri yari Fifi man Fifi yaranyemesha Fifi yaranshanze bya danje tugitangira icyo gihe naraga kuri matora atari naragura igitanda uri umugabo wawe warabizi narakubise ndakubita neza rukomboki yana ako nanye rukomboki yanjye yabaga iregeye ubu nuko ni mu gakiza nyine gusa nyine gusa nyine iyo umuntu amaze kugera mu gakiza ntago uba ugomba kuvuga ati ntago navuga ibigwi by'ibyo naciyemo Fifi ndagira ngo numbwire ba Fifi reka dusuhuze ba Fifi Fifi ni yavugaga Fifi yarandebaga gusa agatayiyaga nono ku mutima nkibaza nese nkibaza ari kuva A B C D E F G nese nkibaza Fifi VPC nono rukomboki ajya gusoza akazi kayo ako ubundi rukomboki yagiye ndayemera ubundi n'abajya bamamagara nkababwira ati wapi kupa ndi mu kazi kenshi Imana twagiye mu butumwa kuko n'ubu ngubu nago n'uburetse gato n'ubu ngubu nago baribagirwa imirimo nabakoreye iri ari imirimo myiza gusa nuko nasanze ari imirimo y'isi nkajya mu yagakiza nkavati ndatumbira iki Uwiteka Imana ariko Fifi rukomboki yajyaga gusoza akazi sheri ntabwo nzaza sheri ngo ntago azaza
akamfata byadanje nkabase mufitiriye deni uzi ko na polisi niko sakora muri polisi bro ariko wabanje ukari hano tukaganira niko sakora muri polisi ntago bagufata kuri kibaza se vipes nago nzagaruka akabasiza icuma aho ngaho sheri uze gutega ejo nujya muri gahunda zawe akigenda nyuma y'isaha ese sheri ngaruke nkurebe ngahibaza kandi umuturage ambwiye nk'uyu mwegeranye nka Sandrine ubona nk'ijwi ry'iwe ari nk'irihe ababo ni danje aba ni fake sana ibi bebe nk'ibi ngibi bifite amavodo ibi ni fo iki cyo noneho ubundi nuko Imana yagiye ikora imirimo yayo ubundi we nkawe yakanago ari kukuntwara ngo iki ubundi uyu nguyu we ariko ubundi maguruke nkwereke ubundi urabona nk'uyu nguyu ntago ari ibintu byo kuvuga ngo ni ibintu bya danje urumva bene nk'uyu nguyu kera tutarajya mu gakisa urumva bene nk'uyu warikokingaga rukombo kimaze gufata umurego ugahita ujyamo neza ukumva kuri muri gahunda uri kunyumva ariko noneho uko winjiramo ni kuzamura amaguru ujya noneho cyo gita gitangira wallahi shetani rajim abenshi bari abasilamu benama wallahi shetani rajim lakini Nyamirambo tuko na nyumba nitakufurahisha bebe nitakufurahisha nitakupatia $100 kandi ubwo yakubiswe naye mu nzu ari kumusora agahita kwemera ibyo adafite ibaze nitakupatia $100 tuko na nyumba nyumbani bavuga ngo wowe nahaguruke jenye kwata no nahaguruke nabaguruke nabikora narava mu gakiza se shaho nk'uyu nguyu ubundi gutyo urabona urukombo kimaze kuregera urimo kundeba neza bene nk'uyu uhita wataka gutya none n'impande zose ugenda winjiramo ariko none ahita kwemera n'ibyo adafite bebe moto ilikufikisha nyumbani pesa ngapi 2,000 ngoja nikupatie 5,000 achimara kwireba kandi ngo 5,000 ngo ni ari 5,000 achimara bebe sensa ziko sinzi giswahili ako nyina itakwemeye ibintu bitanabaho Sandrine kandi wasanga uyu mujaba nubwo avuga ibintu atabizi wasanga atabizi atari igikabyo kokikweze urabona nibyeze abana giziga nk'icyo babazi ararinda avuga nkawe uri kuvuga ngo ntago mba mbizi mama Diane ubundi kera mama Diane we naramwimeje mama Diane twatangiranye acuruza ibirayi mu mavuta muri karitsiye ubu afite kantine afite brushete rukombo cyanye nitera umwaka wangu na mumbarizo wa gatatu muri abo ngaho yajyaga arya buri munsi hari akabazo mfite ubona izi Israel Queen zirirwa ku mbuga nkoranyambaga zivuga ngo zirarenze uzimo bande kugira ngo bazi ikibazo nshaka kukubaza abonzi hari nka Shadibu hari Keti hari Strawberry hari Shadibu bona ari umuntu Shadibu arancanga okay wenda ashobora kuba afite izina nka Shadibu akobora mba numva kuri gahunda rukombo cyanjye atayinyura namwigana twumva uko agaragara ikibazo nshaka kukubaza hari Shadibu hari Keti Shadibu Strawberry n'umuntu witwa Yoro the Queen abo bantu nk'amajwi yawe wenda uvuga ati Shadibu ijwi ryiwe ryabari nk'iri ryahuye na rukomboki yawe umuntu ushobora kwibuka neza navuga nka Siya kuko barasinjya mbita Asiya we nagerageza asukina filme ijwi ryiwe ni nk'iri Asiya nta nubwo agorana Asiya ibintu byose araseka nukuri kw'Imana ntago naninsi ko bishoboka nuko nyine ahita asoreza ako bara baby ba Shadibu bande bose bane sinyana nabita erega buriya urumva
ujya ureba n'ibiro by'umuntu mbaza ubundi njye natakaga kubera ku biro 80 kugera kuri 90 abameri badanje ese nuri umupfubuzi mwana ubupfubuzi se bwaye njye mfite inzu i Kigali kubera rukomboki yanjye ubwo se wazumbaza iki ese urumva utari umupfubuzi oya nakazi man ujya wemera ko abapfubuzi babose mpereye kuri utwo twicaranye urya abamama b'abandi ngaba bafite abagabo bagiye gufungwa akajya kubinjirira uvuga arya imfungwa arya abagore b'imfungwa ntabwo ari ukurya umugore w'imfungwa ahubwo uba ugomba gutabara aho byananiranye erega nta kuntu umumeri nawe tuvugisha ukuri ubu so wajya mu butumwa madamu akampamagara ati nzoga ejo nyarukuze udusure nkareka kugusigarira ku rugo gusa wumva nk'umugabo aramutse agusanze ku mugore we byagenda gute nanjye nyine biranabikoreshaga ubwenge akenshi bansangaga iwanjye kuko akenshi urabona nka mama Diane yari afite abana bakuru mani none yari afite ikingana nk'uyu nyihagiye kikanonora amaso yaje akenshi rero bansangaga mu rugo nta bintu byo kujya kubiteza iki nikirega nawe urifunga kugira aze kugusigira na gahunda yo gukemura utundi tubazo ariko fifiwe sheri sizagaruka nyuma y'isaha kiyava none se uracyari mu rugo ngaruke ngurebe ngaho yanyuzwe iyo mba narajya mu gakiza ubu tuvugana bamaze kugira byibura nk'amakwasiteri 5 mu mujyi wa Kigali wakane yarinde yavugaga gute wakane bamwitaga Sandri kugira ngo tugane ku musozo fresh ndagira ngo uyu mujama agiye kukubaza ibibazo bibiri ashaka nawe uramubaza ibibazo bibiri ushaka duhere kurinde muhitemo uwo ushaka abanza kubaza bibiri iki yabanje akambaza oya wowe irekure umbaze ngiye nari biryanje mbanze nkubaze okay none se Emi nitumubaza arambwiza ukuri cyane ibintu uzana ibintu byo kumenyera tu twayikise kibazo cya mbere uri umunyarwandakazi waciye imyeyo nsubiza icyo kintu ngiye mba mfite n'amatsiko nta mukobwa afite ayo mataya ameze gutyo uwe banza umbwire uri umunyarwandakazi waciye imyeyo nsubiza icyo kintu ndi umunyarwandakazi waciye imyeyo kifatanye n'icyambere ubimbaze twavuye kuri kamera ese ugaranshubije cyambere cyo ndi umunyarwandakazi ibindi byo ni ibanga ryanjye kandi umunyarwandakazi byose agomba kubikora agomba kuba bifite iyo umbwiye ko ndi umunyarwandakazi wumva iki kuki ushaka kuvuga muri detaye nyinshi ndi umunyarwandakazi nyine okay kamubaza icya kabiri ariko icya kabiri nacyo gifite parite ebyiri kuva wavuka umaze guhura na rukomboki zingana gute B yayo ifite A na B yayo nabanza gusubiza A ya mbere kuva wavuka ubundi umaze guhura na rukomboki zingana gute rukomboki byibura wumva wibuka ndi isugi nawe mu nawe byamusekeje ndetse kuko zitegereza kandi abivuze ari seriye ndi isugi B yacyo rukomboki yakwemeje mu buzima ariko si ibyo ntabwo byavamo kandi yatubwiye ko ari isugi bwese turayivuga ko ndi isugi aho mubaze twigere isugi kankubaza itonde mubaze B ariko nanjye ndacyayikubaza si byo se stile wumva mu biganiro wajyanye n'abakobwa bagenzi bawe wumva wazakora yaryohereza umugabo wawe ni nk'iyi y'inyuma uyimenye utari isugi iyinyuma Kandi uyimenye utari isugi kandi umbajije iyo twaganiriye na bagenzi banjye siko mbwiye abakobwa bagenzi bawe bakubwiye ko iyinyuma ari iryo ni uko kandi arambaje ngo ni nk'igi cyo wabaraganira n'inshuti zawe nanjye nkubwiye ko ari inyuma okay ndi isugi nibyo ariko nyine nanjye byumva gutyo yego nawe mubaze dusoze kankubaza yavuze ngo nimba ari rukomboke nimba ari n'ibiki ngo yemeza abantu kubwa ubone pima nk'ibiro bingahe bitewe n'uko uyizi ako ahubwo wumbajije yisobanukiwe ubundi rukomboki wamenye icyo ari cyo
ntakimenye ko ukuntu wakizeho cyane nagiketse kandi ndabizi neza ko ibyo naketse ari byo kuko simvuze ngo ni umugozi wa mikoro simvuze ko ari iki ni nonuze yawe shaje byihorera rukombo cyanjye ifite santimetero 43 mva ntago ari ibanga n'abarimo kureba iyi video ifite santimetero 43 dore mba nayizirikiye ubusekura hano ubuse na oya bana ariko ibintu by'ibiteri we nayo wumva nikoreye 43 mubaze cyanyuma sante dusoze ikindi cyanyuma no ubundi nk'ubu nyine nk'uko nyine uvuga ngo wabaye pasiteri nta kuntu ujya nko kubwiriza ukumva irari ry'ubusambanyi ragufasha muri wo kumva usambanyiriza umuntu akanya nk'ahantu ugiye kumusengerera kumva mbere nyine n'undi wabikoraga none nk'ibintu wiyumvamo nk'ubu ngubu wakijijwe ntabwo bijya bikugaruka nyine kumva ukareba nk'umuntu ukumva tumufatira nk'ahantu ako kana akoze mu nganzo amavuta y'Uwiteka akimara kumfata nta gusubira inyuma gusa ntabwo bivuze yuko nzareka kubwira abana b'abantu ibyo nagiye nyuramo kuko Uwiteka yamaze kuma inzira nziza bivuze ngo ubu ntukibikora jamais. Yes rero reka mbashimire kandi mvuge ngo mwakoze kuganira natwe rukomboke Imana ishimwe ko yaguhaye agakiza nawe warakoze gutabara yaka abantu benshi baragushimiye cyane kandi twese abakoze subscribe kuri yawe TV ndabashimiye Imana ibahe umugisha. Tugana ku musozo aba babiri mukina muri filime ubutumwa bugufi uyirimo okay ndi muri filime ubutumwa bugufi murayisanga kuri YouTube channel ushobora kwandikamo Rwanda Paparazzi TV ni ibintu biri fresh cyane hariya ni sawa no gutwika nanjye nzogejo gahunda ni sawa ubu noneho twagarutse tumeze fresh ubutumwa bugufi YouTube channel Rwanda Paparazzi ibintu ni sawa neza cyane TV ariko harakana abantu bakuziho bwa buririmbo bw'abana ubundi twigenda abari nakusoreza abantu twakoze tuva imurenge bitaga isengesho risekeje ka sida sinzi niba nakukibuka kadusengera ubundi dusoza uri Imana izigira neza twaragusenze turi muri Kongo ngo dukurireho mu mbuto twabaye nk'abakubipi buke tugusaba kudukuriraho emi uzabikore ngo pi mana we ariko hari ikintu cyakunaniye sida yarakunaniye wowe yuzu ubikora ukabishira ahantu hari ubuki ariko mana wo mubikore haleluya. Imana ibaho umugisha rero turabakunda kora subscribe kuri yawe TV ukorera like ukoresha ndetse ubashe gukora na comment kugira ngo ujye ubashe gukurikirana ibiganiro byacu. Peace and love.